nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe mukurikiye ikiganiro ibirari by'ubutagatifu Kristo Yezu akuzwe. Reka tutangize ikimenyetso cy'umusaraba ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Namwe se muracyari mu byishimo nk'ibyo nanjye ndimo, ibyishimo bya Papa mushya twabonye, Papa Leo wa 14. Uyu mupapa aje akurikira urugero rwa Papa Leo wa 13, uzwi cyane muri Kiliziya nk'umuntu washyize imbere cyane doctrine sociale de l'Église catholique. No kuvuga ngo ni naho Kiliziya igomba guhagarara mu bijyanye n'ubuzima n'imibereho ya muntu. Cyane cyane yanditse inyandiko nyinshi cyane, yanditse inyandiko 46 uriya mupapa Leo wa 13. Wenda tumuvugaho gatoya mbere yuko tumureba kubera iki yamufataho urugero, ndetse tunanaganira kuri Papa Leo wa mbere, igihangange, umukuru cyangwa se umwarimu wa Kiliziya, Docteur de l'Église, akaba rero n'umuntu rwose ufatwa navuga ngo kire Père de l'Église, abantu babaye imena, babaye nk'abakurambere ba Kiliziya. Rero uyu nguyu tujye kuvugaho gatoya cyane mbere ko tuvuga kuri Leo wa mbere. Tuvuze kuri Leo wa 13, ni umupapa washaka gufataho urugero. Niba ari we wenyine, niba ari n'uwo wamubanjirije, tumuzi ibintu ngiye muzi ibintu bibiri byo muzirikanaho cyane. Muzirikanaho nk'umuntu d'abord yabayeho yambukiranyije ibinyejana bibiri. Yavutse mu 1810, yitaba Imana mu 1903. Yabayeho mu gihe ibihugu byari birimo bikoloniza, birimo bitera imbere, ariko nanone harimo igihe cy'itundwa ry'abirabura n'ubukoloni, abazungu baza gukoloniza Afurika n'ibindi bihugu bya Aziya na hehe na za Amerika. Yarabirwanyije cyane. Rero avuga yuko abatijwe wese, ko umuntu wese ndetse n'utarabatijwe, umuntu wese witwa umuntu wese afite agaciro kangana n'akundi maso y'Imana. Rero yarwanyije ubukoloni, yarwanyije ako gasuzuguro ko kutuma waba navuga insuzugurwa kugeza ubwo waba igikoresho cy'undi muntu. Yarabiciye rero, yaraharaniye yuko bitakomeza kogera. Ikindi nyine muzirikanaho muri uko guha nyine agaciro umuntu, urumva hariho amajyambere arimo yihuta cyane kurana n'ubwo bukoloni. Abantu babigira inganda, ubwenge bugenda bwiyongera ku isi, abantu bagakora amasaha n'amasaha. Rero twibuke yuko nyine burya tugendeye ku mahame ya mutagatifu, ngira ngo hari ni Benoit, avuga yuko umuntu wese muzima abaho amasaha 24 mu bihe bitatu. Amasaha 8 ya mbere nahisengesho, amasaha 8 n'ayakazi, n'andi masaha 8 akaba y'ikiruhuko. Iyo hajemo deséquilibre nyine ugasanga igihe cyawe kimaze muri bimwe ureka ibindi, hari buryo ubuzima bwa butari ku murongo. Rero yaharaniye yuko umuntu yabona igihe cyo gukora n'igihe cyo kuruhuka n'igihe cyo gusenga, kuko icyo gihe urumva n'icyo gihe cy'ubukoloni n'iki, n'abakozi bari bafite akazi niba batarabakora, ariko hari ikintu cyo gushaka gutera imbere cyane no kwihuta amajyambere, bigatuma umuntu yakwibagirwa agaciro k'abakoresha. Rero inyandiko yanditse zaramamaye cyane, zishyiraho umurongo n'amabwiriza y'umurimo. N'amareta agiye yireferaho, aheraho ashyiraho amabwiriza agenga umurimo. Urumva rero ni umupapa mu by'ukuri mu gihe cye yabayeho
azana impinduramatwara kiliziya iyobora isi. N'ubundi busanzwe kiliziya niyo igomba kuyobora isi, ntabwo ari isi igomba kuyobora kiliziya. Kiliziya niyo iha umurongo muzima isi, kuko umurongo kiliziya itanga ni umurongo uva ku Mana kandi ufitiye agaciro uwitwa muntu wese. Ikindi rero muziho uyu mupapa ariho wa 13 by'umwihariko ni amasengesho yo kwirukana amashitani yakoze. Na n'ubu ngubu harimo aho agikoreshwa. Yarasabye yuko ayo masengesho yajya avugwa mbere ya buri misa, n'abari buri mbere ya misa zo ku cyumweru. Ariko hari muri paruwasi zimwe na zimwe rwose, hari umukristo twaze tuganira vuba ngaha aba muri Canada uzambwira ati twebwe mu paruwasi yacu isengesho turikomeyeho, ntabwo misa ishobora gutangira batabanje kurivuga. Isengesho rimara umwanya rwose. Ndivuga igihe uyu papa atorwa nariherereye rwose ndarivuga mbyubaha mvuge nti ibyo byose hari umurongo ashaka guha kiliziya itarangwamo ubuyobe. Reka mufashe twirukane za shitani zishaka kwigabiza abana b'Imana. N'isengesho ryiza nabashishikariza ko mwavumbura kuri internet. Burya bari ibintu byinshi, hari nk'amasite y'amasengesho ya Kiliziya Gatolika, Hozana n'ahandi muhasanga bene ayo masengesho kubazi indimi z'amahanga. Rero hari naryo bahinnye byo kwiyambaza marayika mukuru, marayika Arkanjeli wirukana amashitani. Yahimbye n'andi masengesho menshi yo kwiyambaza Yosefu Mutagatifu, nawe amwiyambaza kugira ngo ahagarare kuri kiliziya yirukanemo amashitani. Hari impamvu rero, yabonaga ko hari atake, hari ibitero bikomeye Sekibera magaba kuri kiliziya. Uyu munsi rero papa wacu uriho wa 14 nawe ngira ngo nuri discret, avuga make, ariko mu byo yavuzemo harimo nuko yavuze ati nimuhumure, ntabwo ikibi kizatsinda, ntabwo umwanzi azatsinda. Nubwo ibihe byagera kure gute, nubwo dushaka kwiheba, marabona ibintu byadutse by'imitekerereze icuramye byo kurwanya ubuzima, ariko yavuze ati nimuhumure, ntabwo ikibi kizatsinda icyiza. Rero uwo yishingikirijeho hari ibyo bitekerezo. Natwe uyu munsi hari ibindi bishobora kuyobya abantu bikabajyana kure bibavana ku Mana. We rero nawe hamwe n'abo bandi bamubanjirije bitwa bareho, byose barafite icyo bahuriyeho. Hanyuma reka tuvuge no kuri Leho wa mbere rero. Leho wa mbere tumuziho iki? Nawe tumuzi nk'umuntu utavugwa cyane mu mateka ngo tuvuge ngo yavutse iki n'iki, yavaho iki. Avugwaho igihe cy'ubuyobozi bwa kiliziya gusa, nicyo kinazwiho. Ntabwo avuga bati wenda yabayeho yavutse iki aha n'aha ku itariki n'iyi, oya. Ahubwo tuzi gusa ko yavutse mu mwaka runaka. Reka nze mbibabwire, ndimo ndashaka aho nabyanditse kugira ngo mbisome maze gukora ubwo bushakashatsi. Mu by'ukuri Leho wa mbere yabaye papa na musenyeri wa Roma kuva mu episkopi wa Rome kuva muri 440 muze mu 1600 mantikite, muri 440 kugeza muri 461. Maze imyaka 21 ari umuyobozi wa kiliziya. Kimwe nuko urumva ko n'ingoma nayo irambye mu by'ukuri gereranyije na papa wa 13 yamaze imyaka 25. Turifuriza uburambe muri ubuyobozi na papa ariho wa 14. Yabayeho nawe mu gihe hariho ubuyobe bw'amoko menshi, cyane cyane bushingiye kuri kamere ya Yezu, kamere ya Kristo ni kamere ki. Hariho icyo gihe ubuyobe bw'abantu batandukanye batekereza yuko wenda kamere ya Kristo, Yezu Kristo ari kamere Imana gusa, ko nta bumuntu afite. Abandi bakavuga ati ubumuntu bwe nibwo tugomba kureberaho, ntabwo dukeneye ubumana bwe. Rero turaza kubigeraho, hari nitwihuta turabigeraho. Mu kiganiro nabiteguye ko tuza kubigeraho abo bantu Pelagianisme cyangwa se na Manichéen, abo bose bagiye bazana imitekerereze ifutamye y'ubuyobe, yagiye yandika inyandiko zigarura zikabasubiza ku murongo, zigashyira umurongo nyawo wa kiliziya n'abandi bagomba kureberaho. Yahamagaye kenshi abepiskopi bo mu gihe cyo kugira ngo bazi Roma bungu bumwe bagendane nka sinode. Sinode ntabwo ari ibi ngibi by'iki gihe gusa, ahubwo na kera kose Kiliziya Gatolika isanzwe iyoborewe i Roma, ariko
n'abepiskopi bakahurira nyine bakagira ibyo baganiraho, bakagira umurongo ngenderwaho bagenderaho, bityo bigatuma ubumwe bwa kiliziya bukomeza busagamba. Ntabwo rero yaharaniye kurwanya ubwo buyobe gusa, ahubwo yanaharaniye amahoro ku isi. Kimwe no kuyureho nawe ijambo rya mbere yavuze kuri iriya bariko yavuze ati yatwifurije amahoro ya Kristo wazutse. Amahoro arimo n'ubu ngubu mu magambo yagiye avuga kenshi muri audience generale, aho agenda ahura n'abantu cyangwa se n'abanyamakuru, yamaganye cyane intambara ziri kubera ku isi, avuga ati nakora uko nshoboye kose kugira ngo amahoro agaruka ku isi. Nareho wa mbere niko yari ameze, yaharaniye amahoro mu gihe cye, yumvikanisha abami batumvikanaga, barwanaga intambara zifusha amaraso, abagore bagafatwa ku ngufu, ibintu bibi, bagatwika imijyi. Ibyo ngibyo rwose yaharaniye yuko bitakongera kubaho, akagenda yumvikanisha abantu. Rero nta kintu azwiho cyane gitangaje mbere yuko abapapa, yari ahubwo ntago babivugaho cyane. Gusa igitangaje nuko bamutoye kuba papa atanahari. Yari azwiho ngo ari archidiacre mu gihe cye, yari ashinzwe n'ubundi mirimo i Vatikani, ariko ari mu butumwa mu bindi bihugu. Icyo gihe nyine bamutora adahari, ari mu butumwa kuko bari bamukeneyeho ubuyobozi, babona ko abushoboye. Ubwo nuvuga ngo yicaye ku ntebe, yahawe intebe y'ubupapa kuri 29 z'ukwa 9 muri 440. Kandi noneho yagize n'amahirwe yo kugira abantu bamwegera b'abakristo cyane, bamubera abajyanama. Tukavugamo ndetse na mutagatifu Petero Kirizoroge, yamubereye umujyanama mu gihe bari bombi. None ni muri ya myaka yabayeho rero, murasanga iriya myaka ari na ya myaka y'igihe cya mutagatifu Augustine wa Hippone. Ndumva muri ibiganiro by'ibirori by'ubutagatifu twamuvuzeho mwaka ushize. Nimushaka kumenya ubuzima bwe, murandika aho mushakishiriza, mwandike mutagatifu Augustine wa Hippone, muraza kubona nawe amateka ye. Babayeho rero mu gihe kimwe, n'intambara barwanye z'ubuyobe urumva ni zimwe. Ni Pelagianisme nayo muraza kuyisangamo, nabo bamaneshe bagendaga bavangitiranya amadini y'amoko yose bashaka kubibyazamo ikintu kimwe. Rero Rehu wa mbere ntiyirebagaho, nta bintu byinshi abantu bamuziho nk'umuntu wagiye ashaka gushyira imbere ibye. Azwiho gusa imirimo yakoze n'urugamba yarwanye rwo kwemera, kugira ngo amahame ya kiliziya akomeze abungabunge, kiliziya yo guserebera, isura yayo ikomeze ibe isura nyayo. Yavugaga make ariko agakora cyane. Ubundi rero twahoze tuvuga intambara yarwanye z'amadini wewe bari icyo gihe. Burya ingirwamadini ntagiye zitabayeho, amadini wewe ntagiye atabayeho. Mu gihe cye abamanike, wenda icyo nabibutsa nuko bari abantu bashaka guhuriza hamwe Judaisme, ririya dini rya Yesu Kristo yavukiyemo rya Kiyahudi nyine, bakabivangamo Buddhisme, Buddha, birabyo byo gushaka guha agaciro roho ubihe ari wo byikoreye. Donc concentration, méditation transcendentale, ibintu byo guceceka ngugashakisha umutuzo muri wowe ku buryo bwe wakugeza ku butunganye udakeneye Imana, niko nabyita. Ngo akabivanga n'ibintu bya Brahmanisme ntazi ibyo ari byo, noneho agafatamo na duke twa Christianisme. Ibintu biraho ngaho bivangavanze nyine, bituma utamenya neza icyo wemera. Naho bidetaye neza mu kiganiro cya Augustine wa Hippone. Iryo dini ridetaye neza, icyo kiganiro nabashishikariza kucyumva. Ndetse na Pelagianisme nayivuzeho. Witwa Pelage we yavuga ko umuntu yakugeza ku butagatifu agendeye ku nyigisho za Augustine mutagatifu. Yavuze kuri libre arbitre, uko ubwigenge bwa muntu n'agaciro kabwo, aragenda bikabiriza. Avuga ko umuntu ashobora kwiha ubutungane akurikije gushaka gukurikiza ikintu cyiza kinoze, tudakenera grâce, ingabire y'Imana. Kuko Kiliziya Gatolika yo itwemeza yuko, itwigisha yuko nibyo tugomba kurikiza amategeko y'Imana, ariko tuhabate gutabazi bw'Imana, la grâce, nta muntu akugeza ku butungane. Rero ntabwo Kristo ari urugero tugiye tureberaho gusa ngo tumukurikije twamugeraho, ahubwo turanamukeneye ngo aze mu buzima bwacu avugurure kamere yacu.
hari ibindi byari byaradutse rero ngo byitwa Priscianisme, nabyo byari mu gihe cya mutagatifu bya Papa Leo wa mbere. Bavugaga yuko ngo roho yaremwe n'Imana naho umubiri ukaremwa na principe y'ikibi. Mu Kinyarwanda bavuga ngo habaho ngo Imana yaremwe ngo na rurema, ngo hari barurema bintu ngo na rurema nkwashi. Niko kera twabyigaga bashaka kubishyira mu Kinyarwanda. Abizo programme za Rwandisation de l'enseignement murabizi ko batwashaga amagambo y'Ikinyarwanda byanze bikunze. Iyo rurema nkwashi nyine ngo ni icyo cyaremye ibibi, cyaremye n'umubiri, nkaho umubiri ari ikijugunywa, ari ikintu cyo kujugunywa. Bakavuga yuko ngo roho y'umuntu cyangwa se aho roho umuntu ashobora kugera ngo hagenwa n'inyenyeri zigize zodiaque, mu bazi inyenyeri uko ziteye mu kirere, amazina yazo, ngo zodiaque ngo ntigena ngo imibereho y'umuntu ku isi. Nawe unyumvire kuvangitiranye by'ubukristo n'ubupagani bureba ubusoma inyenyeri. Bakavuga nyine ngo yuko ngo ubutatu butagatifu, Data, Mwana no Mutagatifu, ngo ni amazina gusa araho, ngo ariko ngo avuga umuntu persona umwe wenyine. Ibyo bintu nibyo byakomeje bijya no muri Pentecotisme. Buriya aba Pentecote buriya niba mutari munabizi ushaka no kuburiwe uri kunyumva utarubizi ko ari kubyemera, kuko akenshi nandaga kwemera muri rimba cyangwa muvuga mu masengesho yanyu. Twebwe tuvuga indanga kwemera muri Kiliziya Gatolika ko twemera ibi Imana Data yaremye ukabisukurikiranya kugeza ukarya abapfuye n'ubugingo bw'igihe kizaza. Amahame yo kwemera twemera arazwi, aba masengesho tuvuga. Hari igihe muri bati akira Kristo nk'umukiza n'umucunguzi gusa, ariko nta kindi kiri inyuma utamenya ngo uwo Kristo ninde, ubucunguzi niki, ugasanga ni ibintu bishobora kuba byakuvanga. Rero igitekerezo kiba muri Pentecote cyuko ngo Imana Data ngo ubutatu butagatifu ngo ni Imana Data ihindura umuntu ikigira Yezu akaza ku isi, yasubira mu ijuru agahinduka Roho Mutagatifu umwuka wera. Donc ntago ari ubutatu butagatifu buri nk'umupersona nk'abapersona batatu babumbiye hamwe mu butatu butagatifu, ahubwo bazi ko umupersona ni umwe wagiye hinduranya mu bihe. Ibyo rero bikomoka muri Priscianisme, uyu munsi biracyakomeje muri ADPR, muri Pentecote, Église Pentecôtiste. Ntabwo ari ADPR gusa, ariko hari za Assemblée de Dieu, naho zimbisomeje ubundi za Foursquare Church n'ibindi. Usanga racine niyo ngiyo nyine. Hari ibintu nyine ni nkuko wabona wajya kubona ukabona hari nk'abadventiste ugasanga bashingiye muri Judaisme, isabato. Nuko nkuko nyine haba hagiye udusigisigi mu bya kera, bikaba bikiriho n'uyu munsi mu madini twa gikristo, ariko byarashingiye mu tundi tuntu tutari turi ku murongo twa kera. Rero Papa Leo wa mbere yanditse amabaruwa menshi cyane. We yakoreshaga amabaruwa, ariko ibaruwa yanditse yamamaye cyane ndaza kuyivugaho yiswa ngo yiswe Tome Kanyishake, Thomas Flavien. Yaranditswe irasomwa henshi cyane, kuko yashyiraga ibintu ku murongo rwose, ikavanaho ubwo buyobe n'urwo ruhuri rw'imitekerereze itari ku murongo, na ku myemerere itari ku murongo. Rero reka mpite mvuga kuri iyo Thomas Flavien. Flavien yari umushumba wahitwa Constantinople. Ni epitire bwa 23 yamwandikiye ivuga ku ihame ry'ubudatana bw'ubumana n'ubumuntu bwa muri Kristo. Kristo Imana rwose n'umuntu rwose. Niba ro yanditse iramamara cyane ku buryo ngo muri concile yabereye Chalcédonia barayisomye, abantu bari bamaze kuyumva bakoma amashyi cyane, baravuga bati umva, mu gihe ino baro yasomaga twumvaga ari Petero Mutagatifu uri kuvugira muri Leo. Ntago ari Leo uri kuvuga, ahubwo ni Petero Mutagatifu uri kuvuga. Ibyo rero nabyumva birashimishije. Ngo nta gushidikanya Petero arimo kuvugira mu munwa wa Leo, niko bavuze. Iyo baruwa rero yasomwe muri 451, n'uyu munsi iracyafite iryo reme ry'uko twemera Yezu Kristo nk'Imana rwose n'umuntu rwose. Ubumuntu bwa Yezu ntago bangamiye ubumana bwe. Umuntu bwa Yezu ari ku isi ni umuntu ubabara, urya, usonza, wishima, useka, umuntu wuzuye, ufite roho n'umubiri, ufite amarangamutima, ufite ubwenge, ufite ibigize umuntu byose. Akagira n'ubumana bwuzuye nka jambo wigize umuntu. Rero
avuga nanone kuri liturujia, avuga ko ijambo ry'Imana dusoma muri buri misa rituma twinjira mu gihe cya Yezu, twinjira mu bihe bya Yezu, tukabiba nk'uyu munsi. Nkaho niyo liturujia ituma duparticipa mu buzima bwa Yezu nkaho bwa buri kuba uyu munsi. Ijambo ry'Imana nicyo rimaze. Hanyuma noneho amasakaramentu, noneho Kristo mu isakaramento ry'Ukaristiya akaza kubyuzuriza noneho ubwe agufata akihindura akaguma umwe nawe mu mugati na divayi, ari byo Kristo we rwose wuzuye umuntu, Imana ufite roho n'umubiri roho, umubiri, ubumana n'ubumuntu byose byuzuye. Rero Ukaristiya ntagatifu mu ituro ry'umugati na divayi bihinduka umubiri n'amaraso bya Kristo, bitwinjiza burundu mu ndunduro y'igikorwa cy'ubucunguzi bwa Kristo. Kuri morali rero yigishije ibintu byinshi, avuga ku cyaha icyo ari cyo, uko umuntu yakirinda. Yavuze ku bintu byinshi bitandukanye, yasize inyandiko nyinshi na n'ubu ngubu zigifite agaciro, zisomwa cyane mu bigo by'abihaye Imana mu bihe bidasanzwe by'umwaka wa Kiliziya barabisoma. Yavuga ko yanditse amabaruwa 173, mu gihe rero wa 13 twabonye ko yanditse 86. Urumva uriya nawe we yanditse ntabwo ari amabaruwa ahubwo niza encyclique, nizo yabara amabaruwa manini cyane. We yandikaga amabaruwa magufiya ariko atangaje, arimo resume y'ibintu rwose, impine y'amagambo umuntu akeneye kumva kugira ngo akomere mu Kristo. ngo amabaruwa ye yuzuyemo ukwicisha bugufi, simplicity, yuzuyemo aroroshye, ntabwo ahanitse, akoresha amagambo yoroshye ku buryo umuntu w'umukristo wo hasi abyumva kumva birumvikana. Hari amabaruwa bavuga yamamaye cyane, nagiye nyabona bagiye banashyiramo hano rwose buriya Google nagatangaza, Wikipedia ikarusha nyine igenda iterura n'izo nyandiko z'ikilatini ndazibona, yagiye bazipostingaho hano bakazishyiramo. Harimo inyigisho yanditse ku bubabare bwa Kristo, avuga ko umukristo udazirikana ububabare bwa Kristo nyine atakara, ko umusaraba tuwukeneye. Avuga yuko ubukire bw'ikirenga kimwe n'ubukene bukabije byose bijyana bishobora kujyana umuntu mu muriro, kubera yuko ubukire bw'ikirenga bushobora gutera kwirata n'agahinda, nako n'ubukene bukabije bukaba bwatuma uruhu yigiramo egrere n'iki sinavuga ngo ikintu byo maganya regre ni bene wamushiha. Nuko avuga ati rero ntimukajye mureba ubukungu bw'umukristo mubirebera ku bintu byihita cyangwa ibindi bintu, ntabwo mujye mubirebera. Je parle héritage, c'est vraiment que sur l'indignité de ces héritiers. Avuga ati ubutumwa duhetse nk'abakristo ntabwo bugabanywa n'ubukene bwacu bwaroze, kuko turi abanyabyaha. Kuba turi abanyabyaha ntibigabanya yuko ubutumwa dutwaye ari butagatifu. Aha ngaha mbonereho nibutse n'abantu bakunda kuvuga ngo ngo urumva ngo Kiliziya yaratanye. Kiliziya ntishobora gutana, Kiliziya ni ntagatifu. Uyu nibi byakozwe n'umupadiri, none ubwo Kiliziya yakoze icyaha? Oya, ni padiri runaka wakoze icyaha, kandi niba yanagikoze nawe uragikora, musabire. Reka two kureba ngo ibyaha abantu bakoze ngo tuve ngo Kiliziya yakosheje, ahubwo turebe ngo ese wowe uri muri tagatifuza gute ku giti cyawe, kugira ngo ubutagatifu bwawe bubere impumuro igera mu bandi, ku bandi itagatifuza iyo Kiliziya yifuza kuba ntagatifu. Uburyo bwiza bwo gutagatifuza Kiliziya rero ntabwo ari ukwisohokamo cyangwa kubivuga nabi, ahubwo ni kwitagatifuza wowe kugira ngo impumuro yawe igere kuri benshi. Tukavuga rero byinshi, yanditse byinshi bishimishije. Ikinshimishije cyane nuko yarwanya intambara yo kurwanya ubuyobe, abigeraho. Amahame yanditse n'ubundi turacyayagenderaho. Yabaye mu gihe kimwe na Agustin mutagatifu. Papa Leho wa 14 ni umugustinien, aba mu muryango w'aba Saint Augustin, ni umugustinien. Amahame agenderaho cyane nayo umuryango we nk'umufrere, donc umupadiri wihaye Imana umugustinien. Afata izina, urumva izo connexion za Leho wabayeho kimwe mu gihe, muri icyo gihe n'intambara barwanye kimwe nawaje kukirwana uyu munsi yifashishije iyo heritage, ubwo bukungu bwose Kiliziya ya Kristo iba iyo myaka yose izirikana. Umunsi umwe ryo gusohoka muri Kiliziya Gatolika uzabanze bibaze ngo ese aho ngiye iyo Kiliziya ngiyemo niba yitwa Kiliziya imaze imyaka ingahe ibayeho,
ese wayishinze yashinzwe nande? Ese kiliziya imaze imyaka 2025 ifite iyo liturujia, ifite gahunda itarigeze ihinduka, ifite papa wa mbere Petero, ikaba ifite uyu nguyu dufite uyu nguyu, ese ubwo ngubwo urayisohoka mu gihe hehe? Tujye twibuka no kureba aho tuva kugira ngo tumenye aho tujya. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.